ariko ibyo byose bizaba ari integuza ryo kuramuka. Nukuvuga ngo nta nubwo imperuka iraza. Abari bazi ko yabaye. Hari ababona intambara ya Ukraine n'Uburusiya batimeruka yaje. Ibi ngo bizaba ari nko kuramukwa ni kwa mwirinde hatagira ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nije Kristo, bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha. Yeretswe uburyo agiye kubabazwa, yereka uburyo agiye gusekwa n'abahisi n'abagenzi, yereka uburyo agiye gukubitirwa, kwambika urubindo, ari umuntu w'umusore w'imyaka 30, yereka uburyo abasirikare b'Abaroma aje nk'umwami. Umvura umwami ntapfa, atanga aratanga nk'umwami, azuka nk'umwami, nuko ageze ku musaraba. Uhinduke, ibyo wibwiraga bihinduke, ni amaraso yo mu ntekerezo. Ayo ni amaraso yezi intekerezo zacu. Tugere ku maraso ya karindwi. Mucyo West TV, umusozi wa gihanuzi ndetse no kubohoka. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tunejejwe n'Imana kubwo kuboneka hano kuri kamera za Yesu Byose TV, kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana, akaba n'umuyobozi w'Umucyo w'Isi TV. N'umugisha ukomeye kubwo kuboneka hano kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu, inshuti z'umusaraba, aho muherereye, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tubifurije ineza y'Imana, tubifurije guhirwa mu byo muri gukora, ndetse nk'uko turi mu bihe by'ikinamo byo kwibuka abatutsi bazize jenoside yo muri 1994. Rero tubifurije gukomera kandi no gukomezanya, nk'uko bivuga ngo muhumurizanye, mukomezanye. Rero natwe tubifurije gukomera no gukomezanya. Turakwakira umukozi w'Imana. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha, kandi Yesu arushaho gukomeza kubagurira imbago. Nk'uko bivuze ni umugisha Gerard, inshuti yanyu Yesu ni Byose TV, nishimiye kubana namwe. Amen. Imana iguhe umugisha. Twishimiye kubana nawe, ndetse mu mirimo myinshi ufite kugufatisha n'ibiba byoroshye, ariko uyu munsi duhawe umugisha wo kugira ngo tubonane, tuganire. Ibi bihe wowe bikwibutsa iki, ibi bihe turimo? Ni ibihe binyibutsa byinshi, ariko binyibutsa mu buryo bubiri. Cyambere nyine hariho kwibuka abavandimwe, inshuti twabuze muri ibi bihe, ariko nibuka n'umunsi Yesu yabohoye umutima wanjye. Kuko mbere ibi bihe byangiragaho ingaruka zikomeye ndetse cyane, ariko ibi bihe bigeze nkabona ndamahoro, nkabona ndasura abantu, nkabona ndavuga, ni icyizere gikomeye, kandi nishimira Kristo wabimbashishije. Kuko kera sinabishoboraga, nabaga merewe nabi cyane, ariko ubu ndashobora gukora umurimo w'Imana, ndashobora gusura abandi, gukomeza abandi. Icyo nicyo Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo ndakwingingira kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Rero twabakomeye nitwe dukwiye gukomeza abatarashobora gukomera, kuko barahari. Barahari bagifite ibikomere, kandi dukwiriye gusanga tukabahumurizaho kugira ngo tubatoneke cyangwa se tubacyurire. Ngira ngo biba byiza iyo wegereye umuntu mu gihe nk'iki ukamuhumuriza. Ariko uyu munsi urabona ko hari n'urugamba rw'abantu bagifite umwuka wo gupfobya, gusa nk'aho bishima hejuru ababuze ababo, kandi abo bantu nabo bamwe bakaba bari mu matorero ndetse atandukanye. Buriya kenshi abantu benshi usanga baba bafite amadini babarizwamo, ariko turabona abantu ku social media atandukanye bari mu ipfobya, vuga yuko kwibuka atari ngombwa, bikwiriye no kurangira. Ubundi kwibuka, ubona kwibuka n'ubupagani? Ntabwo nzi icyo abantu bita ubupagani, ariko kwibuka ntabwo ari ubupagani. Iyo utibuka urazima,
none se ko twibuka aho Yesu yadukuye, ni gute nimba wibuka ukibuka ko kuko ubundi twe twarokotse kabiri, twarokotse amacumu n'imihoro n'ibyo byose, ariko turongera tunarokoka ibyaha. Wabyumvise? Nimba rero tujya twibuka turokoka ibyaha, ni gute wakibagirwa, ni gute utakibuka urokoka amacumu n'imihoro bikuri hejuru n'impiri? Rero kwibuka, ahubwo mbona hatabayeho kwibuka abantu basubira gukora ibyo bakoze mbere. Wabyumvise? Kandi iyo twibutse ntabwo ari uguhanga amaso ku byatubayeho, ahubwo tureba aho uyu munsi turi. Wabyumvise? Kwibuka biduha imbaraga, kwibuka biduha icyizere cy'ejo hazaza, kandi kwibuka bituma twongera kwiyumvamo imbaraga, tukavuga ngo burya Imana ifatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu ishimwe, kuko uyu munsi turiho turi abagabo, icyo gihe twari abasore. Rero njye mbona ko uvuga gutyo ahubwo biranantangaza ari byo ejo nari ndi kuvugaho, kubona mu myaka 28 hakiri imitwe njya nibazayo leta itaza gushyiraho iki gihe cyo kwibuka. Ahari menya abantu baba barongeye bagafata imipanga bakica, kuko nimba imyaka 28 ishize umuntu akaba agifite gupfobya jenoside, inzibutso zirahari, zuzuye abantu, zuzuye ababyeyi bacu, zuzuye inshuti zacu, ariko ugasanga umuntu yateruye ari kuri social media arimo arabirwanya. Ariko nabonyemo ibintu bibiri nkanjye nk'umukozi w'Imana, nabonye ko abantu bahinduye imvugo ariko ntibahinduka mu mitima. Dufite gahunda yitwa Ndi Umunyarwanda, ndayikunda, ariko mbona ari imvugo ikoreshwa ku munwa ariko mu mitima y'abantu itarimo. Wabyumvise? Kuko ibaye koko iri mu mitima y'abantu, ntabwo uyu munsi twajya kumva tukumva umuntu w'umudamu, tukumva umuntu w'umugabo, umuntu ukuze uzi neza aho igihugu kivuye, uzi neza ibyakibayemo, akajya kuri shosho akavuga ibintu. Noneho wakatira mu cyerekeranye n'isengero zo, benshi usanga babura nuko bifata. Sibyo? N'umukristo mwagendanaga y'icyunamo kigeze arakwitaza, n'uwo mwavuganaga none nkibaza Ndi Umunyarwanda ko yaje noneho no kwiyogeraho Ndi Umukristo. Sinzi muri kumva icyo kintu. Hari Ndi Umunyarwanda y'igihugu cyaho gishaka kuganisha abanyarwanda, hari na Ndi Umukristo yitorera aho rishaka kuganisha abakristo. None ni gute mu gihe cy'icyunamo tuba twavuganaga dusabana twishimanye, nani mu gihe kitari cy'icyunamo ni gute twavuganaga dusangira twishimanye turirimbana mu gihe cy'icyunamo kanyitaza? Ni ikibazo, ari narwo rugamba tugifite. Ahubwo ahangaha niho umuntu yahera yibaza ngo ese uruhare rw'amadini n'amatorero mu isanamitima y'abanyarwanda ndetse n'uruhare rw'abakozi b'Imana, ubona ko ahanini muri iki iyo tugeze mu bihe byo kwibuka, ubona ko hari ibintu bimwe na bimwe bigabanya umurindi. Kuri za social media hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe tubura, kandi nta baprofete, nta bavugabutumwa, nta bafite amatitire atandukanye, bafite abantu benshi bagenda babakurikira bakeneye noneho kubona iryo humure ribaturutseho. Ariko twagera mu gihe nk'iki bamwe bakabura bakiheza, ukabona ese uruhare rw'itorero cyangwa rw'abakozi b'Imana mu isanamitima ubona twari twarugeraho ku gipimo gikwiriye, dore ko no mu byabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 ubona ko n'uruhare rw'amadini rwarimo.
bamwe baricaga ari abapasitoro, abandi bakambura, abandi bagasahura, bakajya mu isabato cyangwa bakajya mu biriziya ndetse no mu nsengero no mu misigiti bamaze gukora ayo mahano. Ndetse bamwe muri twe dufite ibikomere by'insengero kuko hari abacu bagiye bagwamo natwe tuhibereye. Rero twagera muri ibi bihe ubona ko uburyo ese isanamitima ryabo, urwo rwego rwabo ubona ari urwego rushimishije ku buryo rufite umusaruro ugaragara mu buryo bwihuse. Niduhera ku cy'amadini, ubuzi bimbajije ibintu byinshi kubisubiza biransaba kubyumva kubiha umwanya, ariko duhere ku rwego rw'amadini. Ntekereza ko amadini yo mu Rwanda cyangwa se muri rusange mba mbona hari ibintu bimeze nk'uburyarya mu nsengero, bimeze nk'uburyarya. Ya kabiri mbona hari ibyo abanyamadini benshi batagiye bigisha abayoboke babo, babyumvise cyangwa se batavuga. Mba mbona hari ibintu batwikiriye, noneho ibyo bintu batwikiriye bigasa n'ibihora bibacira imanza. Bakurikiranye kuko icyo mbwiye, insengero zakabaye zimwe mu zifasha leta mu isanamitima. Nitwe dutanga kansoringi, tugakansoringa abantu, tugafasha abantu muri ibi bihe, ndetse byangombwa tukanahaguruka nk'abakozi b'Imana tukabasura nka kuriya nabikoze, usura uriya mu mama, byaba ngombwa tukabaganiriza tukabegera. Ariko ubona igihe cyo kwibuka kigeze, insengero nyinshi cyangwa se abakozi b'Imana benshi babura icyo bavuga. Kandi iki nicyo gihe cyo kugaragaza, kuko twashyiriweho kubaka. Nuko baba badafite ibyo bavuga? Ntabwo ari uko baba badafite icyo bavuga. Mbona basa, hari abo mbona nkabona basa n'abagize ipfunwe. Wabyumvise? Wabyumvise? Kandi hari umuririmbyi turirimba uvuga ngo nta soni zindi ifite uretse iz'ibyaha byanjye. Sibyo? Iki cyari igihe cyo kwegera abo bapfakazi, kwegera abo bafite ibikomere byo ku mubiri ndetse n'ibyo mu mutima, tukabegera, tukabakomeza, tukabahumuriza. Ariko uhita ubona abantu babaye nk'abazimye. Nabitangiriyeho kare nkubwira ngo ubu uri mu itorero, wenda uri umushumba nk'uko abantu bose bakwisanzuraho. Sibyo? Abantu bose bakwisanzuraho, abakristo bakwisanzuraho. Ariko igihe cyo kwibuka cyagera, cy'icyunamo cyagera, Kristo bakwisanzuragaho, bagasigara bakugendera kure. Kumwe bakwegeraga, nta changement nimwe we wigeze ugaragaza yuko hari cyaguhindutseho. Wabyumvise? Ariko ukabona bakwitaje, bita bikwereka iki? Bita bikwereka ko abantu muri kumwe bahinduye imvugo ariko batahindutse mu mitima. Bakurikiranye? Je nabikubwiye kare. Mu by'ukuri rero muri iki gihe ni igihe itorero, ndavuga ku itorero muri rusange, ndavuga ku bakozi b'Imana muri rusange, ntabwo ari igihe cyo guceceka. Icya kabiri, nta pfunwe umuntu wese akwiye kugira igihe cyose. Bibiliya avuga ngo imitima itaducira urubanza turatinyuka. Wabyumvise? Rero ibyo mbona nuko abantu benshi bafite ipfunwe mu mitima yabo, ariko ntazi icyo riturikaho. Je mbibona mu nsengero, nanjye ubwanjye baranyitaza, ntibasubire kumvugisha, kandi nyuma bya icyunamo cyasoza bakongera bakagaruka, ukibaza niki kiba cyabaye. Icya mbere nuko abantu bakwiye kwiga, kandi amateka arigishwa, uburyo jenoside yateguwemo birigishwa, biravugwa. Hanyuma no mu nsengero zacu dukwiye kubifata tukabyigisha, tukareka kuko abantu tubigisha evangelization y'iyobokamana, ariko ntitubigisha ibi byatangiye bitya bigenda bitya bikorwa bitya. Ariko abantu bakwiye kubyumva bakabimenya, kuko hari n'abatajya muri biriya biganiro. Urakurikirana? Utubajije udukurikiye nda mu bakristo yavuga ngo ese ibyo birakenewe, izo nyigisho zirakenewe mu itorero, k'itorero rikenewemo inyigisho z'iyobokamana gusa? Urakoze cyane. Itorero rikeneyemo inyigisho z'iyobokamana gusa, ariko iyo ubona itorero igihe cyo kwibuka kigera, abakristo ukabona hari ubukonje, sibyo? Cyangwa se hari ukuntu
bari kwitwara. Uri gukurikirana izi nyigisho ziba zikenewe kubera iki? Hari uri hariya ufite ipfunwe ry'uko papa we wenda cyangwa muri famiye bakoze ibyo, urumva bakoze jenoside. Hari n'uri hariya nawe uri mu itorero wakorewe iyo jenoside. Aba bantu rero ntabwo ukwiye kuguzana Bibiliya ngo batwikirize ngo haleluya amen. Ukwiye kubigisha, ukuvuga komora ni uguhera hasi. Ni uguhera hasi. Kuko haleluya amen nibyo twabahaye, niyo mpamvu igihe cy'icyunamo kigera. Urumva hari n'abatagaruka mu rusengero. Cyane cyane yamenye ko urusengero ruyobowe wenda n'umuntu wacitse ku icumu. Bakumvise akazarugarukamo aruko icyunamo kirangiye. Wabyumvise? Hari n'abatajya mu rusengero wenda yumvise ko urusengero ruyobowe n'umuntu wenda mu bakoze jenoside. Bakumvise nawe ntasubiremo. Ariko icyo nshaka kuvuga, iyo tubigishije yaya makuru bayamenye. Urumva haba ari ku ruhande rw'uwiciwe cyangwa se rw'awishe, yaya makuru uyabaganirije nk'umuyobozi w'itorero. Hanyuma tukabigisha tukababwira atari ko hejuru y'ibyo byose twabaganirije hari Imana. Amen. Wabyumvise? Hari umupadiri umwe witaye witwa Obaridi yatangije umuryango. Uwo muryango amaze kuwutangiza niwe watangije kwigisha abishe gusaba imbabazi no kwemera ibyaha mu magereza n'ahandi. Yes. Noneho atangiza nanone gusanga abacika cumu n'ababigisha gutanga imbabazi, kubabarira. Uri gukurikirana? Ntabwo nzi nimba uri kumva ibi. Ntabwo ibi harimo haleluya amen. Yigishaga uyu wacitse ku cyuma akabwira ati se waririnze, niwe wirokoye, hari Imana yakurokoye. Iki Imana yakurokoreye rero ni ukugira ngo ube watanga imbabazi. Wabyumvise? Akamwigisha akabyumva, akajya muri gereza nakamubwira nubwo wakoze ibyo ariko haracyari imbabazi z'Imana. Ushobora gusaba imbabazi ukababarirwa, wanapfa ukagigira mu ijuru. Wabyumvise? Uwakoze icyaha wahemutse nawe akihana. Wakurikiranye? Byatumye mu by'ukuri abanyarwanda benshi aho yatangirije icyangugu, abantu benshi bihana basaba imbabazi, bemera ibyaha, haboneka n'abandi nabo batanga imbabazi. Ariko twumvikane, nubwo yitwa padiri ntiyagiye asoma muri Matayo. Yego. Yagiye abereka amateka. Mu nsengero nyinshi rero ntabwo twereka abakristo amateka. Tubigishe. Tubabwire jenoside yateguwe ite. Niyo ibiganiro bibaye ubona ko abakristo benshi ngo niko kwirinda kwabo batabijyamo, ntabwo babijyamo. Iyo myumvire yagahindutse kuko buriya utazi yava ntamenye yajya. Ni byiza yuko umuntu amenya yuko hari aho yavuye kandi aho hantu hakaba harabaye ahamushaririye ari mu mahwa, ukirinda uburyo utazahasubira. Niyo mpamvu nk'abizera tugomba gufatanya tukubaka urukundo, tukubaka ubumwe, tukubaka ndi umunyarwanda, tukarenzaho ndi umukristo. Bikaba ari byiza naho kwibuka ko tuzakomeza twibuka. Uko twibuka urupfu rwa Yesu Kristo niko tugomba no guhora twibuka abazize jenoside, bazize uko bavutse batarabigizemo uruhare, bakazira aho bavukiye batarahihitiyemo. Niko tugomba kujya twibuka. Turi kwegereza Pasika. Turi kwegereza Pasika, urupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko we. Uko ubibona hari ahantu byaba bifitanye isano n'ibihe by'abanyarwanda tuba twaranyuzemo. Ahubwo nasanze iriya nzira y'umusaraba abanyarwanda twanyuzemo igaragara nk'inzira y'umusaraba Kristo yanyuzemo. Yego. Cyane cyane ko ibihe iyi Pasika iba mu kwezi kwa 4. Yego. Rero iriya nzira y'umusaraba tugira icyunamo nabwo twari turi muri jenoside. Ni nabwo twari turi muri jenoside. Icyo gihe Yesu ari mu nzira y'umusaraba, abatutsi bari barimo baricwa, amaze atwikwa, inka zabo zitemagurwa. Rero iriya nzira y'umusaraba Kristo yanyuzemo niyo nzira y'umusaraba abatutsi mu kwezi kwa 4 banyuzemo, itari yoroshye. Hanyuma Pasika byumvikana ngo uko twibuka urupfu rw'umukiza niko twagakomeje kwibuka, niko twagakomeje no kwibuka abacu. Twakomeje kwibuka abacu, tukibuka n'urupfu rwa Yesu Kristo. Wabyumvise? Iyo nzira y'umubabaro nawe yayiciyemo kugira ngo acungure
itorero kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ibyo rero nibyo nifuzaga ko wenda tugeraho tutarinjira muri Pasika neza. Ubundi Pasika, iyo tuvuga Pasika, ni ijambo riri muri Bibiliya inshuro nyinshi, kuko uhereye no mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, Bibiliya Pasika ugenda uribonamo cyane. Hari naho mu kuva ibice bigera mu 12 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ibya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu ya base ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi. Ni ukuvuga ngo iyi Pasika usibye no kuvuga ngo Kristo yaje gucungura abizera cyangwa se abantu, uhereye no mu isezerano rya kera iyi Pasika iragaragara, kuko ahangaha Imana yabibwiraga Abisirayeli bakiri muri Egiputa, ibabwira ngo mbere yo guhaguruka mujya muri Egiputa mubanze mwizihize Pasika. Ariko Pasika mwizihiza mubanze mufate umwana w'intama mumurye. Uyu mwana w'intama ngira ngo muri iri sezerano rya kera yasobanuraga Kristo, kuko isezerano rishya ryo riravuga ngo niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Noneho itegeka yuko bagomba guhaguruka bizihije Pasika bariye umwana w'intama, kandi noneho bakamurya, havuze ngo hasi bahere ku mutwe bagere ku binono. Byashaka kuvuga ko uyu mwana w'intama ari we Kristo, kumwakira muri we bagahagurukana urugendo, ndetse no guhera ku mutwe. Buriya ufashe intama cyangwa se irindi tungo bavuga ngo uhere ku mutwe ugere ku birenge, hariho n'amagufwa, hari n'ahariho inyama, kandi itegeko rivuga ngo ntibagire icyo basiga. Bishatse kuvuga ngo rero nibagera no ku igufwa naryo barye, nibagera ku iroti naryo barye. Buriya hari n'abakristo bagera mu gihe cyo kurya uyu mwana w'intama cyangwa kumwakira bakiza mu gakiza, bakamwakira akabaryohera, bagera ku igufwa bigasharira, ati riryo sindihekenye. Bagera ku igufwa ry'urushako, igufwa ry'imibanire, igufwa ry'ubuzima, igufwa ry'imibereho, iry'uburwayi, ati reka yagera ku karoti ati sawa. Rero Bibiliya ikagenda igaragaza iyi Pasika. Shaka kubaza ubundi Pasika bishatse kuvuga iki? Urakoze cyane, umbajije neza kandi umbajije nk'umuhanga. Pastor Bernard, umukozi w'Imana. Pasika we watangiriye kukurya, ariko Pasika ntabwo yatangiriye kukurya, kuko Pasika uriya mwana w'intama icyambere hari naho yababwiye ngo bafate amaraso, niyo tunarigiye guhera. Aya maraso basigaga ku muryango, niyo mpamvu aya maraso ashushanya gucungurwa. Kuko ni umwana w'intama udafite inenge. Kristo nawe ntiyari afite inenge. Uriya mwana w'intama yashushanyaga Kristo. Hanyuma aya maraso basigaga ku nkomanizo z'imiryango. Noneho marayika we wari ushinzwe kurimbura, ndagira ngo nkwibutse ko hari abariye Pasika batari bagenewe Pasika muri kiriya gihugu cya Egiputa. Hari abanyegiputa bamenye amakuru ko kugira ngo marayika murimbuzi bizeye. N'uyu munsi dufite abantu bashobora kwizera, dufite abakristo batizera, ariko dufite n'abantu bo hanze bizera kurusha abakristo. Urakurikirana? Hari abanyegiputa bumvise amakuru ko message yatanzwe ari ukubaga umwana w'intama, amaraso ye bakasiga ku nkomanizo z'imiryango. Nubwo marayika murimbuza aza kunyura mu gihugu cya Egiputa yica abana b'imfura, ntabwo aza kunyura muri izo ngo. Noneho ngo hari abanyegiputa nabo bafashe ayo maraso barayasiga, nabo barabikora, marayika caho. Ubundi Pasika rero isobanura kunyuraho. Urakoze Pastor, uri umushumberega y'umuntu ngari ari umushumbe. Kunyuraho. Noneho rero muri iryo joro rya Pasika igihugu cyose cya Egiputa cyari kirimo imiborogo. Wabyumvise? Ariko ku ngo z'Abayisiraheli bari amahoro.
ahari amaraso ahari ikimenyetso haba hariho ikimenyetso cy'amaraso. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abanjye ndabazi nabashyizeho ikimenyetso. Amen. Icyo ni icy'amaraso. Amen. Iyo ni Pasika. kugira ikimenyetso. Iyo niyo Pasika. Reka twifurize abantu badukurikiye kugira ikimenyetso cy'amaraso. Amen. Amen. Kugira ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera ryagaragaza Pasika nko kunyuraho. Nko kunyuraho. Nk'uko marayika yacaga ku miryango bamwe bakabarimbura abandi ntabarimbure kubera yabonye icyo kimenyetso cy'amaraso cyasobanuraga gucungurwa. N'uyu munsi gucungurwa kwacu rero kwabonekeye muri Kristo Yesu ubwo yitangaga. Niho twari tugeze. Iryo ni isezerano. Noneho twinjiye mu isezerano rishya. Isezerano rishya ritwereka noneho ryeruye wa mwana w'intama. Urakoze cyane. Wa mwana w'intama kuko yatangiye guhamirizwa ataranaza na Yohana avuga ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo mugorore inzira z'Uwiteka, avuga ngo genda babatirisha amazi, uzaza zaba ndenzeho zababatirisha umwuka n'umuriro, sifite n'ubushobozi bwo gufundura uducumi tw'inkweto ze. Nuko igihe kiragera noneho ibyari mu mwuka mu isi y'umwuka. Twibutse ko abantu iby'Imana ntago bihera mu isi y'umubiri. Iby'Imana bihera mu isi y'umwuka bikava mu isi y'umwuka biza mu isi y'umubiri. Niyo mpamvu usanga hari amasezerano menshi tufite. Ugasanga umuntu mu isi y'umwuka ni umutunzi, ugasanga mu isi y'umwuka ni umukire, mu isi y'umwuka afite abana, afite urubyaro, afite umugabo, afite umugore, ariko wowe wamureba mu isi y'umubiri ukabona yaragumiwe, wamureba mu isi y'umubiri ukabona ni umukene, ariko mu isi y'umwuka ari umutunzi. Ari nabyo Pawulo yagezeho avuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abadafite ariko turafite, tugaragara nk'abakennye ariko turi abatunzi ndetse kurushaho tutungishije na benshi. Rero mu isi y'umwuka abantu bagasobanukiwe yuko ibyo abizera iby'Imana bihera mu isi y'umwuka bikava mu isi y'umwuka biza mu isi y'umubiri. Reka tubwire abadukurikiye hari ibyawe nawe biri mu isi y'umwuka. Twinginga Imana kugira ngo bize mu isi bifatika none. Buriya hari igihe ureba umuntu ukamusuzugurira mu isi y'umubiri ariko utarungurutse mu isi y'umwuka ngo ubanze umenye uwo muntu uwo ari we, umenye yuko uwo muntu uri kwimakazi ejo mu isi y'umwuka agaragara nk'ufite kampani nawe azatanga akazi. Noneho mu isi y'umwuka byavuyemwo iyo Pasika ku gucungurwa, noneho biza mu isi y'umubiri ari ryo sezerano rishya. Misiyo yo kuza kwa Kristo ngira ngo niyo ngiyo yo gucungura. Muri Yesaya we yarabivuze, muri Yesaya ibice ari 61, umwuka w'Uwiteka ari kuri jyewe mbwiriza abagwaneza, naje gukora ibi n'ibi. Ariko Yohana we yarabihishuriwe agiye kubona ngabona igitabo gifatanyije ibimenyetso 7. Ntabwo njyanye ahantu heza nashakaga by'ubushishi mu byahishura. Noneho ngo abona habuze n'umwe wo kureba cya gitabo. Noneho habura n'umwe wo kugifata ngo amene bya bimenyetso, ariko kakaga ariko kwagucirwaho iteka, aribwo bya byago na ya makuba yari kutuzira. Ngabura n'umwe wakwemera gufata cya gitabo ngakibumbura. Bibiliya avuga ngararira cyane, yagiye kumva Yohana ijwi rimubwira ngo wirira. Amen. Rimubwira ngo wirira Yohana, dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje, aje gucungura isi. Aho niho Kristo yahereye afata icyemezo cyo gusiga icyubahiro, asiga ubutware, asiga yiyambura ubumana, yambara akamero k'umuntu, araza aza mu isi. Urugendo rwa Kristo mu ncamake rw'iyi misiyo ruteye rute? Nakoze cyane. Yizera n'ukwibukiranya. Uramfashije cyane Bernard, Imana igumugisha. Ubundi abantu benshi iyo basomye Bibiliya cyangwa se amagambo y'Imana bakayumva, nimba hari ikintu Imana yateguye uburyo bwinshi bwo kugira ngo ishobore gucungura umuntu, ariko bwose bugenda bunanirana. Yagiye ishyiraho inzira z'abatambyi,
umuntu akajyana ibitambo kugira ngo ashobore gucungurwa. Yego. Kuko ni ukuvuga ngo icyaha cyose kubaho igitambo kandi abagande bavuga ngo nta gitambo nta gitangaje. Hanyuma hari abatambaga inuma z'intungura, byari ibintu bigoye abantu. Ibyo byose zari inzira zo kugira ngo Imana ishobore gukiza umwana w'umuntu ye gupfa. Umurongo wa nyuma rero wo gucungura umuntu Yohana yarawubonye, ni inama yabaye mu ijuru. Urugero nk'uko tuvuga inteko nshinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, reka tuvuge cyangwa ururoni yenda inteko yo mu ijuru ukorega naho irahari nyine, naho hari ministeri, none iyo ministeri zose zari zicaye kuko hari y'abakuru, hari ibizima, hari abaserafi, hari abakerubi, hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka. Abaserafi rero ni abamarayika bashinzwe uburirimbyi, abakerubi ni abamarayika bashinzwe intambara, noneho hakaba ibyo bita ibizima bifite amaso impande zombi, bihora bireba Imana imbere n'inyuma bikavuga ngo urera. Hakaba bakuru 24. Aba bose rero bari bagose intebe y'Imana. Imana ikibazo yari ifite, ijwi ryarabaza ngo ninde watugendera ngo ajye gucungura umuntu. Barareba babona mu isi hari barebye mu isi habura n'umwe. Yohana wabirebaga ararira, aravuga ati ariko kandi isi yari irimo abatambyi, ba Melikisedeki bari bahari, ba Aburahamu, bande ba Mose, hari abatambyi. Buriya rero abantu benshi turigisha, ariko ubundi twacunguriwe mu maraso ya karindwi. Unanyinjijemo neza cyane, twacunguriwe mu maraso ya karindwi. Ndaza kuyasobanura mu mwanya. Hanyuma Yesu, Yohana abwirwa ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, ngo yagiye kubona abona umwana w'intama. Urumva? Ngo araje yenda igitabo cyari mu kuboko kw'Imana, ngabumbura ibimenyetso 7 byari bigifatanyishije, yari yo mibabaro yagombaga kuza gucamo. Urabyumvise? Ndabyumva. Hanyuma rero twibutse abantu badukurikiye, mu kubumbura iki gitabo hari ibintu Yesu yabanje kubazwa mbere y'uko aza mu isi. Abantu badukurikira bashobora no kubireba mu byahishuwe ibice 5. Abadukurikiye mushobora kubireba ibice 5, ariko ibyo bindi ngiye kuvuga ni komante biblique, n'ubusobanuro bwa Bibiliya, namwe nimwe ujya mu mateoloji muzabyiga. Yesu mbere y'uko amanuka ku isi baramubaje ngo tubwire ko ugiye gucungura umuntu uzabigenza ute. Arabagira ngo nzagenda mbe nk'umuntu. Imana kuva mu bumana bwayo ikaba nk'umuntu, ngo babirebye babona ntibyacungura umwana w'umuntu, kwambara kamero k'umuntu. Yes. Barongera babaza ngo tubwire uzabigenza ute. Arabagira ngo nzagenda mbe nk'umugaragu. Nabyo babipimye basanga ntago byacungura umuntu. Noneho barongera baramubaza ati tubwire uko uzabigenza kugira ngo ucungure umwana w'umuntu. Arababwira ku cyanyuma, arababwira ngo nzagenda mbe nk'umugaragu w'imbata, kandi kigeretse kuri icyo nzemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Ngo baramubwira ngo ngaho genda. Twibukiranye umugaragu w'imbata ni umuntu uri munsi y'umukozi w'iwawe wo mu rugo rwawe. Muri Isiraheli habaga imbata n'abantu bacuruzwaga. Urumva ni uguca bugufi mu buryo bwose bwa nyuma. Urakoze. Ni umuntu wisuzugurwa munsi y'abandi. Imbata zambaraga amaherena, zambaraga iherena. Iyo wakeneraga umuntu w'imbata wajyaga kumugura, ngewe ikimenyetso cyabaga aya maherena, nk'uko uzabona bakura inka hanze bakazishyiraho amaherena cy'amahene. Urakoze. Noneho rero icyo ubwo guca bugufi kuri urwo rwego rwa nyuma niho Kristo yaducunguriye. Yemera gusuzugurwa, kuvukira mu kiraro, yemera gusuzugurwa, yomeye kuvukira ahantu hakennye. Byari biri muri iryo jambo yavuze. Amen. Bibiliya iravuga ngo yajyanwe nk'intama cyangwa ku isoko, ngo kandi yacecekeye imbere yabo nk'intama kwicecekera imbere y'uyikemura. Muri biriya bihugu hari ukuntu bajyaga bogoshaho intama ubwoya. Bakurikiranye. Rero Kristo yaducunguriye mu rwego rwo hasi, yabaye isuzugurwa kugira ngo twe tuba abanyacyubahiro.
wacyumvise Bernard Yesu yabaye isuzugurwa Yesu yasuzuguwe kugira ngo jye nawe tuzaba abanyacyubahiro twubahwe Imana ishimwe araza yinjira mu mugore buriya erega habayeho no kurambagiza buriya nushaka tuvuge muri ubwo buryo habayeho kurambagiza umwari Mariya kuko marayika ntekereza mbere yuko agira Bethlehem hari indi midugudu yari yanyuzemo cyane ndibuka hari abantu bajya bibaza ngo ese ni gute umwari Mariya wari uri aho ngaho Bibiliya igaragaza ko nawe yari umuziranenge yari isugi yari yifitiye na fiyanse noneho ngo marayika w'Imana araza aramubwira ati urahirwa niho bamwe rero banavuga ngo iriya nda ni ya Yosefu abatamwemera barwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana aba bantu rero kuko nabo baradukurikiye dore impamvu iriya nda uburyo yayakiriye ubundi nda ya Yesu kugira ngo Mariya ayakira yisama ubundi yaciye mu gutwi urakoze cyane ubwizindi zifite ahandi zica ariko inda ya Yesu bwe yaciye mu gutwi impamvu ni iyi marayika Gaburiyeli yaraje aramubwira ati urahirwa Mariya urahirwa kuko ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu uzamwite Emmanuel uzamwite Yesu urumva ni ukuvuga ngo Gaburiyeli akizana iyo message umuntu yumvisha iki ariko nkwibutsa akantu kamwe ngo akimwa ntiyayemeye yego yavuga ati ibyo bishoboka rega ntawe usama inda ngahita bimenya ako kana hari akantu ngira ngo nkumvishe amatwi atarabyumva neza ntiyagiyemo ariko amatwi amaze kubyumva neza yaramubajije ngo ibyo bishoboka bite ko ntararyamana n'umugabo aramubwira ati imbaraga zisumba zose zizakuzaho umwuka wera azagukingiriza niyo mpamvu ni ukuvuga ngo rero ubundi Kristo ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu Mariya akihabwa ubutumwa umuntu yumvisha amatwi sibyo yumvisha amatwi kandi noneho Gaburiyeli azana ubutumwa yazanye ubutumwa bw'ijambo kandi Kristo niwe jambo ni ukuvuga ngo Bibiliya avuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi ijambo yahoranye n'Imana ni ukuvuga ngo rero yaje nk'ijambo araryumva yinjira mu gutwi ugutwi niko kwakira ijambo ijambo riramanuka twita ijambo abyara ijambo urumva rero iyi nda ntago ari iya Yosefu ahubwo ni inda y'ijambo kandi hari abantu benshi bafite ijambo batwite nabo amasezerano bafite ijambo rero ugiye kuvuga ngo wayakira bite nta handi yaciye ni uko wumvise kwizera kuzanwa no kumva amen kwizera kuzanwa no kumva noneho rero uyu mwami wacu akimara gusamwa uribuka ko na Yosefu yigera inama yo kumubenga rwihishwa ariko marayika aramubuza nuko umwana aravuka arakura ataranavuka habayeho kujya gusura Elizabeth habayeho gusura Elizabeth urabyibuka ngo abana bamenyana mu buryo bw'umwuka ko yaba ari Yohana Elizabeth yaba ari Zakariya yaba ari Elizabeth na Mariya na Yohana bose abana bo bavutse mu buryo bw'ibitangaza cyane ariko Yohana yaraje ari integuza we yaje ari integuza kuko yavutse mbere nuko umwana aravuka avukira mu bihe bibi buriya uzabukomeye mu bikomeye bikagukomeza ibihe bibi ugomba kubinyuramo nuko avukira mu biraro ibyo byose murabizi tangira gukora umurimo w'ivugabutumwa biba ngombwa ko ashaka noneho n'abamufasha ministeri y'ivugabutumwa aribwo yahamagaye bene yayikoze iyo ministeri ye yamaze imyaka 3 n'igice kuko yatangiye gukora afite imyaka 30 ubundi misiyo ya Yesu yayikoze mu myaka 3 buriya mu gihe cy'abayuda nta muntu wari wemeye kugira ijambo avugira imbere y'abantu munsi y'imyaka 30 urakoze cyane iyo bibwira yabaga afite imyaka 30 kuko ni wo wari umuhango w'abayuda nta nubwo wajyaga hera ngo ube watambutse ijambo utaruzuza iyo myaka uribuka ko hari naho yaganiraga n'abatambyi batangazwa n'ibimurimo ataruzuza iyo myaka cyane rwose nuko
arakura akomeza gukora ivugabutumwa, agira minisiteri, ahamagara izo ntumwa 12, bakora umurimo w'Imana, babwiriza ubutumwa bwiza. Ariko ndagira ngo udusobanure ubutumwa bundi aba bagabo 12 na Yesu navuga ko wari umuyobozi wabo, ubutumwa bari bafite n'ubundi. Icya mbere ubutumwa bari bafite n'ubwo kugira ngo abantu bihane. Amen. Aribwo bavuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni ukuvuga ngo rero misiyo ya Yesu n'ubwo butumwa bwari uburyo bwo kugaragaza ubwami bw'Imana, ubwami arayiti, kwigisha ubwami bw'Imana, kwigisha ubwami bw'Imana. Hari naho yageze yigisha abantu gusenga, akajya avuga ngo nimusenga mujye mu bwami bwawe buze muri twe. Ese abantu ubona ko ivugabutumwa ry'iyi minsi ubona ko riri kugera ikirenge mu cya Kristo cy'ubwami bw'Imana? wenda natwe turi abakozi b'Imana, nta n'uwo genza atunga urutoki, ariko ivugabutumwa ry'uyu munsi ntabwo ryerekana ubwami bw'Imana. Kubera ko icyo ryerekana puissance zacu, ibyo dushoboye, ibyo twakora, ibintu nk'ibyo. Kwerekana ubwami bw'Imana ni ijambo rivuga ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana ntibushobora kugaragara ahantu hari ibyaha. Ubwami bw'Imana bugaragarira ahantu hari ukwezwa. Mwabyumvise? None izi nyigisho zabuze mu itorero zikabura mu bizera, sizo zijya zishamikiraho kuba twahura n'ibyago n'amahano, abantu bagatinyuka amahano, bakicana bakamarana nk'uko byabaye muri jenoside, kandi bamwe baramenye Imana baba no mu nsengero. Nyine nibyo nyirangusobanure. Areka nifashishe agatekerezo kamwe nkunda. Umugabo umwe yagiye kwiba ibigori, ajyana abana be 2, nawe wa gatatu. Umwe amushyira ku mutwe w'umurima w'ibigori, undi amushyira ku kibuno cy'umurima w'ibigori. Hanyuma nawe ajya hagati mu murima aca ibigori, ariko uko yacaga ibigori akararama, nako agareba hepfo akareba ruguru, ntabona umuntu. Noneho umwana we yakomeza kumwitegereza, aramubwira ati papa, undi arita bati waretse gusakuza wacyana, ati papa, ati hari icyo nshaka kukubaza. Kuri guca ibigori by'abandi ukareba hepfo ukareba na ruguru, kutigeze ureba hejuru ko nta n'uburinzi washye. Rero abantu muri iki gihe batinya umurima wa nyiri ibigori, ariko ntibatinyira hejuru. Batinya ijisho rya nyiri ibigori, batinya ijisho ry'ubareba, batinya ijisho rya hano hasi, ntibari gutinya ijisho ry'uri hejuru. Abantu muri iki gihe urebye ibintu turimo, urebye ibintu abantu barimo, ntabwo batinye hano hejuru. Ndakora iki kugira ngo atinye pasiteri, atinye leta ko yamubona, ariko ntabwo turi gutinya Imana. Niyo mpamvu tugera hihishe, niyo mpamvu tugera hihishe tugakora ibyo abantu bataga ngo mu ijoro munsi y'igitare cy'umukara, mu ijoro ry'umukara ibona urushishi rw'umukara, narwo rw'umukara. Nuko ijisho ry'Imana rero abantu ntabwo bakiritinya. Rero iyo ubwami bw'Imana buri mu muntu, ikimenyetso cya mbere ahorana gutinya Imana, ahorana kubaha Imana. Tukoresha imvugo yitwa kubaha. Ahorana kubaha Imana muri we, ayubaha yariye, ayubaha ashonje, ayubaha ahaze. Wabyumvise? Mu buzima aho abantu bamureba arayubaha, n'aho abantu batamureba arayubaha. Dufite abantu muri iki gihe bubahira Imana aho abantu bareba, ariko yagera aho abantu batamureba akikorera ibyo ashaka. Rero nuko abantu batagiha agaciro ubwami bw'Imana muri bo. Wabyumvise? Urumva kiri muri kimwe mu ndangagaciro twatakaje z'ubukristo. Oya, ubundi hari ibintu maze iminsi numva bavuga ngo ni pirate. Ubukristo pirate ntabwo buba bwubakiye ku kwihana, kandi ubukristo bwose butubakiye kwihana buba buri ku musenyi. Cyane iyo ni yanzu yo ku musenyi, umiraba iraza igakubita kuri iyo nzu, kuko kukaba kurekure. Nuko Yesu arangije akora umurimo, bagenda babwiriza aricyo twari dukomojeho, babwiriza ubwami bw'Imana cyane, mugende mwigisha abantu abemera. Kandi icyo gihe bigishaga nyakubaha profete, icyo gihe bigishaga hari idini ya Kiyuda, ari nayo yagiye kubwira Pilato ngo babambe Yesu,
itemera izo nyigisho za twumvikane iki tukibwira abantu. Yesu aza amadini yarahari, yarahari. Rega no mu n'isengero zari zihari, ariko zarananiwe kubwira abantu iki ukuri cyane, zarananiwe kuyobora abantu iki mukuri. Noneho Yesu yakigisha abwira abantu ibyo kwihana, abandi bakamugirira ishyari, bakabipinga bakabirwanya. Ni nabo bagiye kumurega ngo agomesha rubanda. Ibuka ko hari naho yababwiye ati muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Baravuga ngo ko tutigeze tubimbata z'umuntu wari we wese, utwitura iki kandi turi imbata. Avuga ati ni ukuri, umuntu ukora ibyaha wese ni imbata y'ibyo byaha. Uyu munsi tubwira abantu ko hari abantu baheze mu bubata kandi bari mu idini, ugasanga umuntu ni imbata y'icyaha runaka, ntashaka kukirekura kandi ari mu idini, ntashaka guhinduka, ntashaka kwihana. Ubundi ngaho guhura n'umukristo wapfubye wahura n'umupagani utarigeze akizwa. Kuko uyu mubwira Yohana akakubwira Mariko cyane rwose. Nuko umwami Yesu arakomeza urugendo rwo gukorera Imana mu ivugabutumwa. Iyo niyo misiyo ya Yesu, nibwo butumwa bagendaga bigishwa. Igihe kiragera idini birarirenga, ifata icyemezo cyo kumurwanya. Idini katuvuge ngo idini, kandi idini muri iki gihe naryo rifite imbaraga. Idini rigera ku rwego rwo kumurwanya. Ariko utararengaho muri iyi minsi, nanjye nkubaze, urabona idini ritari gusa n'irirwanya ukuri? Ntabwo idini ryigeze ryemera ukuri. Idini ntiryigeze ryemera ukuri, kuko idini ryimitse ikinyoma. Kuko uribuka ko yenda turabigiraho na Yesu amaze gupfa, ryashatse gusibanganya umuzi, ibimenyetso bashyiraho n'abarinzi bati ntihagire uvuga ko yazutse. Urumva? Nuko ni naryo ryamwishe. Ibyo ngibyo abantu barabizi. Nuko igihe kiragera twitegura Pasika. Ijoro rya nyuma, ndagira ngo wibutse abantu ijoro rya nyuma rya Pasika ku Mucunguzi. Ijoro rya nyuma ryari ijoro rikomeye, kuko Pasika yegereje. Hari aho yabanje ariko gusa nk'uraga, nk'ufata abigishwa bajyana ku musozi wa Elayono, ababwira amagambo akomeye, ababwira kuzagaruka kwe, uburyo agiye gupfa n'uburyo azagaruka, ndetse n'imperuka. Ababwira n'ibimenyetso, bageraho baranamubaza bati ni ibihe bimenyetso bizagaragaza imperuka cyangwa kuza kwawe? Yababwiye byinshi, yabateguye abereka kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu cyane rwose. Hanyuma mu kubategura, icya mbere abantu bari kumwe nawe bari batazi misiyo yamuzanye nubwo yigishaga. Yego. Kuko ngira ngo urabizi, igihe yari ari mu murimo, umumama umwe yaramusanze, aravuga ati nakubonye, ndabizi neza. Duse nk'abasomera abantu kuri iri jambo riri muri Matayo 24, avuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Gatatu, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari integuza ryo kuramuka. Nukuvuga ngo nta nubwo imperuka iraza, bari bazi ko yabaye.
hari ababona intambara y'Ikirene n'Uburusiya nk'imperuka yaje. Ibi ngo bizaba ari nko kuramukwa ni kwa kundi umugore ibise bitangira kumufata. Wabyumvise babyita imigenderano. Umugore utarumva imigenderano kubyara kuba kutaraza. Wabyumvise rero urabona aha yari ari kubategura kandi nkwibutse nubwo yababwiraga ibi byose nakubwiye ngo mu bantu bagendanaga hari abatari bazi misiyo ye kuko nari ngeze ahantu ngiye kukubwira hari umudamu wamusanze arabwira ati rero ndifuza ko umwana wanjye mu bwami bwawe kuko igihe yinjiraga muri Yerusalemu bazunguza kuko tugiye kuhagera amaze kubaraga ubundi kuri uriya musozi amaze kubasobanurira byose nibwo yinjiye ubundi Yesu yakoreye umurimo wose inyuma ya Yerusalemu none umunsi yinjiye muri Yerusalemu mu mujyi rero bari bavuze taje kwima ingoma aje gukuraho ingoma y'abaroma yadukandamije yimubwa ari na bamwe mu ntumwa ze bari barafashe imyanya hategewe ari mu mama waje kwaka aramubwira ati igi wose ndifuza ko umwana wanjye umwe azaba premier ministre undi umugaba w'ingabo mu bwami bwawe arabwira ati mubyeyi warusabye neza ariko ibyo sijye ubitanga ni data ubigaba none cyo rashaka kuvuga rero mu byukuri na mu bagendanaga naho hari abatari bazi misiyo ye wabyumvise bari bazi ko bazabibikoma ngoma none y'ijoro rero yababwiraga ati mwana w'umuntu agiye kugambanirwa mu maboko y'abanyabyaha bagwa mu kantu bamwe bavuze ati tuzanarurwa wa Petero we yarazi ifite inkote ebyiri aravuga ati kandi ungambanira ari hano no bababwira ati nuwo duhuriza ukuboko mu mbe arabaru abyo byose ntibyamucira amarenga ariko hari abakora komante bibilike bavuga ko Yuda burya yamugurishije azikari burwize kwirwa Yuda yabonye yakora aravuga ati uyu muntu nubundi nta wamushobora we arakubita gendirira ibiceri araza kubera kuko byaranamubabaje nyuma ngo za feza arazita ariko yihana igihe cyarenze kuko ureba n'urupfu rwe nawe yaravuze ati rwose je nimumbambe nk'umwami wanjye tugiye kuzamuka mu ijoro rya nyuma ijoro rya nyuma yazamukanye batatu Petero Yohana na Yakobo bajyana ku musozi w'amasengesho hafi aho bita Getsemani ni umusozi uteganye na Elayono Getsemani ni umusozi w'inzabibu kuri Elayono bahinga Elayo ivamo amavuta noneho Getsemani yo hahinga inzabibu njyanga bagiye muri Isirayeli aho kuri Getsemani bahinga inzabibu nizo iryo ako gashyamba kitwa Getsemani yo basaruraga ibi biti izi mbuto za Elayono bazikamuriraga muri Getsemani wa mutobe bakaba ari Getsemani ni ijambo risobanurwa ngo nugukamurwa yego wabyumvise niyo maraso ya mbere Yesu yamenyirira maraso ya mbere Yesu yamenye ubundi yayaviriye mu gashyamba k'Getsemani ari gusenga ageze Getsemani Bibiliya avuga ngo yasenze ariko kugiye kunjyana mu bintu byinshi biratuma uza biza kunsaba ko mvuga ku maraso y'uburyo burindwi Yesu yavuye kandi buri maraso yose afite icyo avuze tuzayavugaho ahubwo arasenga ngo yarabitaruye cyari kigeze kuko we yarasenze agera ku rwego abiri icyuya kirarangira noneho haza n'amaraso nta muntu urasenga muri iyo rero asenga aya masengesho koko nawe kabisa ni ukuvuga ngo niyo abantu babisoma sinzi value sinzi agaciro babiha gusenga ngo yaragiye arasenga ubundi aragaruka asanga abigishwa basinzira kuko yari yabajyanye kugira ngo bamuhe support Bernard hari igihe ushobora gusaba support umuntu ariko hari n'uburyo bw'imisengere mbona Bibiliya bundi yatwerekaga uburyo basengaga bapfukamye bagasenga bazamuye amaboko uzibura gusenga upfukamye uzamuye amaboko bitize n'izindi mbaraga naho imisengere iyi usibye kuko urirekuye riragenda bitewe angagarutse asanga abagishwa barasenga avuga ati ntimushoboye kubana nanjye rwari urugamba rwa nyuma munaniye kwihangana ngo mubanane nanjye amaso ngo abitaruraho umuntu yageze ibuye ngo arongera arasenga uzi ikintu yasenze ngavuga urugamba rwari rukomeye Bernard nubone turi guseka turi kwidegembya mu gakiza ariko ikintu cyagoye Kristo ni ugucungura umwana w'umuntu byari bigoye muri iryo sengesho yaravuze ngo data
none Bibiliya iyo uyisoma ikwereka marayika amuha imbaraga, ariko siko byayanje kugenda. Yarasenze ngo ikintu cya mbere, filimi ya mbere yaje yeretswe uburyo agiye kubabazwa, yereka uburyo agiye gusekwa n'abahisi n'abagenzi, yereka uburyo agiye gukubitirwa, kwambika urubindo, ari umuntu w'umusore w'imyaka 30, yereka uburyo abasirikare b'abaromani bagiye kumukubita, bari bafite koroshi zimeze zitya, n'ibiziriko bakubitaga kikizunguza, kigahita kizana n'umubiri, iyo bakururaga cyahitaga kizana inyama. Yereka uburyo agiye gushinyagurirwa, ngo arasenga aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ngo yarabanje aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Reka tubwire abantu ngo umubiri ufite intege nke, umubiri ni umunyentege nke. Ntukishingikirize ku mubiri, umubiri ni umunyentege nke. Ubibira mu mubiri asarura kubona, ariko usibira mu ubibira mu mwuka asarura ubugingo. Aravuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri uranze. Ngaravuga ngo data, ngo muri iyo saha yo gusenga ijuru ryamuteye umugongo. Imana nayo ngo yari amaze kwishyiraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva? Imana ntiyahangaye kumureba, ngo amaze kwishyiraho ibyaha by'abari mu isi. Nayo ngo yaramurebye birayiyobera. Aravuga ngo data iki gikombe kindenge, niba bishoboka, niba bishoboka. Ngo ako kanya haza intervention rapide cyongererwa imbaraga. Ngo marayika uvuye mu ijuru amwongerera imbaraga, ahita asohora ijambo nakunze ndari gutuye, ahita avuga ngo noneho data bibuka ushaka, bibuka uko ashaka. Iyo dusenze bibuka Imana ishaka, ntago bibuka dushaka. Ijuru riduhaye imbaraga. Iki nicyo kintu abizera gikunda kubacogoza, kumva ko ubushake bwawe ari bw'Imana yagenderaho. No, Imana igihe ushakiye gutabarwa ari Imana yagutabara, igihe ushakiye kubyara ari Imana yaguhera urubyaro, igihe ushakiye kubaka urugo ari Imana yagu. Abantu ntibamenye ubushake bw'Imana. Muri iryo joro nibwo yavuye aho ngaho, ngakimanuka abasirikare baza kumufata, asanga Yuda we yagiye kera gufata ibiceri, yagiye gufata ibiceri, vuga ati muyame. Ku gatima yaravugaga ati siko aya n'ay'uburezi, kuko mwe mukihagera barabakosora ubundi mwebwe. Ariko akihagera ngo azana n'abasirikare, aranababwira ati jewe uwo ndi busome n'uwo nguwo. Araza aramusoma. Yes. Noneho Yesu amubwira ijambo rimwe, nturirengeho. Yaramubwiye ngo uragambanira umwana w'Imana kumusoma. Kabisa. Ariko iyi tekinike yari igihe abakuzi bakunda kuyikora, indaya nako ni indangamirwa. Ni indangamirwa. Akagusoma ashaka kugupura iki? Yashaka kugupura iki? Na Yuda yamusomye kubera icyo yahawe, kubera ibiceri yahawe. Ariko ntabwo ari cyo binasobanura. Tubisobanurira abantu badukurikiye. Muri Isirayeli ikimenyetso cya nyuma cy'uko umuntu yagukundaga yaragusomaga. Kubaho yagusomaga yaragakweretse ko agukunda cyane kuruta abandi bose. Mwabyumvise? Urumva ariko cyo cyabaye cy'ubugambanyi. Nuko bafata Yesu baramujyana. Barangije baramujyana. Hari naho Simoni yashatse kurwana. Simoni Petero yakuyemo inkweto, akuramo inkweto, gutwara guciye kwikubise hasi. Yesu aragutora. Agutora ati hafi urugamba turimo. Ariko bari abantu bari bafite ubwenge. Cyari ikintu mbitekerezaho. Bari abagabo baje gufata Yesu, bari bafite ubwenge. Kuko ngo baciye uko gutwi, erega bari bategetswe. Ariko nubwo wategekwa washyira muri wagishyira mu bwenge. Kuko ngo amaze kubaca ugutwi, Yesu yaragutoya gusubizaho. Babireba babona kunasubiyeho. Nibanakikanga bavuga ngo uyu mugabo koko. Amuga ati subiza inkota mu rwubati, urugamba turimo si urw'umubiri ni urw'umwuka. Yaba ari urw'umubiri naka. Mpamagaye Legion y'ingabo zo ni ingabo nyinshi Legion tagira ngo ziba ari ingabo nyinshi zikaza kundwanirira. Nuko baramufata bamujyana babanje kumunyuza kwa Kayifa, bamujyana kwa Pilato. Baragira ubwo wari uburyo bwa Pasika bwateguraga gucungurwa kwacu. Nuko arangije umwami aragenda, bamucira urubanza. Bavuga ati bamwe bati mumurekure, abandi bati mwo kumurekura, abandi bati murekure Baraba. Gutyo Baraba uzi icyo bisobanura? Bisobanura ngo
kubohora Baraba. nagize ngo ni Barinabasi za modoka zigezweho. Kubohora Baraba byaravugaga ngo Kristo abonetse umunyabyaha ntagipfuye, kuko Baraba yari umugome, yari umwicanyi uzwi, yicaga abagore abaciye amabere, yabaga ku nyanja, yari afite ubuvumo ahantu ku nyanja hatanyurwaga. Y'ingabo z'Abaroma zamuhigaga ngo zimwice, yirukiraga muri ubwo buvumo bakamushaka bakamubura. Ariko igihe kimwe aza gufatwa, babyumvise, abantu bose baramwangaga, igihugu cyose cyaramwangaga. Ariko ku munsi wo kubamba Yesu baragaragara, barabaza ati none ari hagati, kuko icyatumye Pilato ababaza kuri bari bazi ko badashobora kwemera ko barababohorwa. Ariko Yesu yari yaje kubohorwa. Ariko Pilato nta nubwo yashakaga ko Yesu apfa. Ariko Baraba Yesu yari yaje kubwira imbohe, kuko biravuga ngo ni umwaka wo kubwira imbohe ko zigiye gute. Amen. Baraba rero Yesu abonetse umunyabyaha ntagipfuye. Sinzi nimba byumvise. Baraba ntagipfuye, Yesu yabonetse. Nuko twese twari abanyabyaha. Kuko urabona bashatse noneho buriya bamaze kumukubita, kumwicurwa agashinyaguro rura rwose, noneho habaye ikibazo cy'uko icyo bakwandika ku musaraba. Bashaka kuvuga ngo bandikaho, baragenda bandikaho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Noneho Abayuda barabyanga, ati si umwami wacu. Nuko habaho icyo kibazo. Habayeho icyo kibazo ngo nuko Petero nuze uriya mwami Pilato aravuga ati icyo nanditse nacyanditse. Ariko wabuze impamvu Pilato atashakaga kwica Yesu? Yavuga ku mugore. Ndakwebe. Nazi ko umugore yari yagize ishurirwa, amenya neza, hari inzozi yagize, amutumaho ati ntugire icyo twari uwo mukiranutsi, kuko narose byinshi kuri we byambabaje. Abyumvise kuvuga ngo kandi uriya mugore nawe afite amateka tuzavugaho ubutaha. Herode yari yaramutaye, yari afite n'indwara y'inyonjo, ni ibintu birebire. Nuko igihe kiragera, nuko birangira banditseho yuko ari umwami w'Abayuda. Nshatse kuvuga ngo yaje nk'umwami, buri umwami ntapfa, aratanga nk'umwami, azuka nk'umwami. Nuko ageze ku musaraba. Ariko two twihuse, nagira ngo tuve mu gikari, akubitwa ibiboko, yambikwa urubindo, kuko ngo bamwambuye imyambaro yari yambaye, bayikinaho ubufindo, barayigabagabana, n'imisumari imwe barayirigishije, umwuka w'abafundi, n'imisumari barayigisa. Ayo ni amaraso ya kabiri yamenetse muri Yerusalemu. Amaraso ya mbere twayabonye i Getsemani, akabiri ari mu gikari cy'ibwami. Ari amaraso niyo yatumye muri Yerusalemu nta wagombaga kuzarokoka, ariko kubwo ari amaraso yamenetse muri Yerusalemu, icyo cyatumye Yesu avuga ngo yewe Yerusalemu wica abahanuzi ukica n'ugutumweho hose. Yerusalemu yari ikeneye amaraso. Ariko ari amaraso, hari ahantu haguye amaraso menshi cyane, kuko hari ahantu ni naho Imana yahoreye Naboti cyane. Hari amaraso yo mu marembo y'intama, aho niho Yesu yagwanye umusaraba, awakirwa na Nikodemo. Bari basohotse berekeza i Nyabihanga cyangwa se i Golgota. Ubu turi kureba inzira y'umusaraba. Nikodemo hara niho yamutwarije umusaraba. Hariya yituye hasi rero hari amaraso yahaguye. Nikodemo ni wa mwigishwa wa Yesu wo mwibanga. Ariko Imana iduha abantu bitwa ba Nikodemo. We yasaga n'injoro ntabigaragaza, ariko akaba ari umuntu. Ariko ngo uyu Nikodemo kandi profete, ndumva ngusabiye Nikodemo. Uzi impamvu? Kuko Nikodemo ntiyigaragaza, kuko ngo ni inshuti ya rwihishwa igaragara mu gihe cy'ibyago byawe, mu gihe cy'umugoroba wawe w'ubuzima, nibwo iyo nshuti igaragara. Twibukiranye ko Petero, Yohana, Yakobo, nta n'umwe wabonetse mu mugoroba wa Yesu. Abo basangiye imikati, Imana iduha abantu ba Nikodemo. Abo basangiye imikati mu migoroba y'ubuzima bwa Yesu, mu mibabaro ye ya nyuma, ntibabonetse. Ariko inshuti yo mwibanga ngo niyo yahabonetse. Imana iguha inshuti yo mwibanga. Amaraso ya kabiri yamenetse mu marembo y'intama, yakuragaho ibitambo byose. Ayo ni amaraso ya gatatu. Baragenda rero bagera aho bita i Golgota, ubwo ni inzira y'umusaraba. Bageze i Nyabihanga habaye ibintu bitatu. Icya mbere bashyize hasi umusaraba,
bamutera imisumari mu biganza. Ayo ni amaraso yo mu biganza. Buriya abantu bese Pastor Mushumba, abantu bose bigisha ku maraso ya karindwi. Ntabwo bigisha aya maraso atandatu yose ntayo yagiye yavuga. Kandi ngiye kuyagutondekanyiriza. Amaraso ya kabiri, ya gatatu nayo mu marembo y'intama, ya kane nayo mu biganza. Aya maraso yo mu biganza ni amaraso adukuraho inyatsi. Kuko ibiganza by'umuntu nibyo byasoromye ku mbuto muri Eden. Burya iyo usengera umuntu umwirukanaho inyatsi, nta amaraso nza kuvugaho. Hari amaraso yo gucungurwa, hari n'amaraso abohora. Akurikiranye, kandi aya maraso yose yavuye muri Kristo. Ayo mu biganza yakuragaho inyatsi. Burya nusengera umuntu uburi guhamagara amaraso yo mu biganza. Amaraso ya kane, ya gatanu ni amaraso yo mu birenge. Bafashe ibirenge bye barabigerekeranye. Yaraboshywe kugira ngo twe tubohorwe. Uribuka ko ibirenge bye bigerekeranyije? Bigerekeranyije beteramo umusumari ubundi barawuye. Aya maraso yasobanurwaga kubohorwa. Nuko wowe yaraboshywe, twe turabohorwa. Vuga ngo twarabohowe. Haleluya. Reka tubwiwe abadukurikiye ko twabohowe. Ayo si amaraso ya gatandatu? Yego. Tugere rero ku maraso ya karindwi. Ariyo Pasika yakiriho. Ariko hari nayo mu rubavu. Adiyo tugezeho. Ahubwo narisimbutsa. Narisimbutse. Twabonye ayi Getsemani. Tubona ayo muri Yerusalemu. Tubona ayo mu marembo y'intama. Ayo intama zanyurwaga zijya gutambwa. Tubonye amaraso yo mu biganza. Bari gutera imisumari mu biganza. Ayo akuraho inyatsi. Tubonye ayo mu irembo ry'intama yakuragaho ibitambo. Bira bitambo batambaga muri Yerusalemu. Ayo mu biganza akuraho inyatsi. Noneho tugere kuyo mu ruhanga narisimbutse. Ryakamba. Nibwo bafashe ikamba ry'amahwa barishimangira mu mutwe we. Bashimangira arya makoroshi hari amaraso yavuye. Ari amaraso na amaraso yezi intekerezo. Imana irimbura isi ya kera yavuze ngo mbonye kwibwira no gutekereza ko abantu ko ari bubi nicuza icyatumye mbarema. Amaraso yezi intekerezo. Dusabira abanyarwanda badukurikiye, abari bumva ikinyarwanda, bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye, yuko aya maraso yagera ku buzima bwabo. Niyo yezi intekerezo z'umuntu. Aya maraso atuma tugira gutekereza ku bumana. Mbere narukibwira kungirira neza. Ariko ubundi kwibwira ko abantu kwari kubi. Aya ni amaraso yezi intekerezo. Igihe urambikaho umuntu ikiganza akavuga ngo ndagusengera ibitekerezo byawe bihinduke, imigambi yawe ihinduke, ibyo wibwiraga bihinduke, ni amaraso yo mu ntekerezo. Ayo ni amaraso yezi intekerezo zacu. Tugere ku maraso ya karindwi, ariyo yo mu rubavu. Ubundi Berenari urabizi iyo umugore agiye kubyara, amaraso ya karindwi ashushanya kuvuka. Kuvuka nicyavuga. Itoro niho ryavutse. Ku maraso ya karindwi, mbere yuko Yesu amena aya maraso ya karindwi, yabanje kuvuga amagambo akomeye. Yabanje kujya ku gise, igise cya nyuma. Reka tukite igise cya nyuma. Yesu yagiye ku gise cy'itorero. Twabyumvise hari umupasiteri uherutse kumbwira, yari ari kuganira avuga ati ntabwo nzapfira itorero, ntabwo ari Kristo waripfiriye. Urumva? Ariko Yesu yagiye ku gise cy'amasaha 24, 12 hagati aho ngaho. Kuko byahereye saa. Rero ugiye kubara ibintu by'amasaha, wasanga hariya urupfu rwa Yesu no kujyanwa mu nkiko n'ibirego byaranyuranyaga n'amasaha yagenewe amategeko. Urakoze cyane. Kuko hari aho bamuburanishije saa 12 kandi ayo masaha ntiyarakwiriye. Ibintu by'amasaha ku gise rero yaravuze ngo habayeho umuntu wari gushinga urubanza umunyamategeko wari gushinga urubanza rwo kuburanira Yesu. Bari gutsindwa kuko ibintu byose amategeko yagenaga byari barabyishe. Hanyuma ku gise cyanyuma yaravuze ngo ari ku musaraba, yaravuze ngo Eli masamakitani, mana yanjye niki kikundekesheje. Ngo ako kanya bafata icumu umusirikare ari mutera mu rubavu. Ngo ari muteye mu rubavu havamwe ibintu bibiri, amazi n'amaraso. Amazi, umugore wese ugiye kubyara habanza amazi hagakurikiraho amaraso. Nicyo bisobanura. Ku maraso ya karindwi yo mu rubavu asobanura kuvuka kw'itorero. Ikindi nuriya musaraba n'urwungo rutwunga n'Imana. Kuko hagati y'abantu n'Imana hari gutandukana. Rero hajeho ikimenyetso cyo guteranya. Uhuza w'Imana n'abantu. Urakoze cyane. Acuri ku mutwe aravuga ngo birarangiye.
intambara yari irangiye ku isi ariko urugamba rukomereje he ni ikuzimu. ukuvuga ngo Yesu akiri ku musaraba habayeho iki gitangaza. Urabona ko uriya musirikare we yamuteye icumu y'amazi n'amaraso byagwa mu jisho, nibyo wavuga ngo taba abantu wagira ngo ntabwo babonaga, akahita apfa. Nuko we arakira, ijisho rirakira. Nuko Yesu ariko hari ibintu bibiri tutatubwiye abantu kuri uriya musaraba, kubera ko izuba ryanze kumurika ubwambure bw'uwariremye. Hari abatemera ko habubwira kabiri. Icya kabiri, isi yagize ubwoba bwo kwakira umurambo w'uwayiremye. Isi iratigita. Satani ngo aho yari ari mu nteko n'abadayimoni bari bishimiye intsinzi kuko bari bazi ko misiyo yabo irangiye, ariko ngo ako kanya ikuzimu, urabyumva, nzarangira abantu icyo igitabo gisobanura ibyo, ngo ikuzimu habonetse umuco mwinshi cyane. Yesu yari arangije urugamba ku isi, akomereje urugamba ikuzimu, kuko yaragiye afungura n'ibituro by'abera. Niyo mpamvu buriya rero amwambura ifunguzo. Hari imvugo tuvuga ngo urupfu rwa Yesu, ariko Yesu ntago yapfuye. Yesu ntago yapfuye, yari ari muri mission, kuko we yanyuze mu rupfu. We yari ari muri transit, we ntago yapfuye. Bo abantu twe tureba hapfuye uyu mubiri. Uyu mubiri ni nawe basigaye barinze mu mva, ariko Yesu mwenyewe yaragiye, kuko yaragiye ashingura ibituro by'abera. Rero ngo amaze kuzuka biyereka benshi. Ubundi Bibiliya ivuga ngo ntagapfa, ntasinzira, ntahuniki. Aramutse asinziriye twashira, urumva, apfuye twashira. Rero kwari uburyo bwo guca mu rupfu. Uyu mubiri arawusiga, basigara bawurinze, ariko ajya muri misiyo yo gucungura ibituro by'abera. Abera batangira yacunguye twe turiho, abohora n'abera bari barabohewe kuzimu, aboha na Satani. Aboha na Satani, arangije binjirana nabo mu murwa wera. Ariko cyari igitangaza. Uzi kubona umuntu wapfuye ariko ugenda. Bakoze ngo defile. Bakoze defile. Yerusalemu ibintu biraba cyane. Ariko abadukurikiye bashaka kugira confusion. Aba bantu bari he? Bagiye mu ijuru. Oya. Uwo munsi nibwo paradizo yavuye ikuzimu yimurirwa he mu ijuru. Yego. Naho imyuka yabera itegerereje. Ayitegerereje umuzuko irindiriye n'abandi. Ni muri ubwo buryo nuko Yesu akora ibyo agomba gukora, arazuka. Twizihiza Pasika kuko yapfuye. Twizihiza Pasika nuko yapfuye, ngo Pasika ni itsinzi yabize. Ni itsinzi yabera. Rero twishimiye itsinzi ya Pasika yuko twatsinze urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu. Turabifuriza Pasika nziza. Twasoza tubwira abantu ngo Yesu azukane n'ibyaha. Uvuze akubitama. Reka tubwire abantu ngo Yesu hari ibintu bishobora kuba byaramwishe muri wowe. Amaganya yamwica, kwifuza byamwica, kurarikira byamwica, ubugome bwamwica. Uyu munsi bimazemo Yesu akaba yarapfuye muri wowe, ariko reka yongera azukire mu bugingo bwawe. Yesu ntagipfa, uyu munsi ni umwami. Turibuka urupfu n'izuka bye, ariko Yesu ni umwami utegetse. Uyu munsi ni umwami uganje. Amen. Mu ijuru ari umwami, aza mu isi ari umwami, asubira ari umwami, ari umwami. Rero Yesu ntabwo yapfuye uyu munsi, ntiyapfuye ejo. Yesu yapfuye muri ibyo bihe, aranazuka, azukana intsinzi, ni intsinzi y'abera. Rero Pasika ni umunsi mukuru wo kwizihiza intsinzi, umunsi ibendera ry'abera ryazamuka. Rero reka tubwire abantu ngo Yesu yongera azukire mu bugingo bwawe, wongere uhembuke, wambara imbaraga nshya. Ibihe wari ufite mu Mana urebe nimba ukibifite, nimba warasubiye inyuma, ngongere wambara imbaraga, ukorera Imana, kuko Yesu azaza. Noneho azaza rero ntabwo azaza nk'umwami, azaza nk'umucamanza aje gucira imanza. Urakoze. Ndagukunda kandi. Yesu ntabwo azagaruka aje nk'umwami, Yesu azaza aje gucira imanza jye nawe. Tumwitegure rero, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera baza murika nk'izuba. Yesu ubwaza twambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu muganje. Imana ishimwe cyane.
ni ufasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Turabakunda. Imana ibahe umugisha. Mwe mwari mudukurikiye, dushoje tubifuriza Pasika nziza. Twari turi kuganira ku gucungurwa kw'itorero, gucungurwa kw'abantu. Hari igihe abantu benshi bavuga ngo Yesu yaje gucungura isi, ariko yaje gucungura abatuye isi. Rero Imana ibahe umugisha. Mwe mwari mudukurikiye. Iki kiganiro cyari Mpuzamacano, muzakibona kuri Yesu ni byose TV, muzakibona ku Mucyo w'Isi TV, hose muzajya mukibona. Muzongera kongera kutubona turi no kuganira nyuma ya Pasika, turi kuvuga kuri Pentecote, uburyo bw'Umwuka Wera. Nabyo tuzajya tubivuga. Twasoza rero twakifuriza abantu mwese kuza guterana ku cyumweru, kandi hari ibihe byiza byo guhembuka, kwakira Pasika, kwakira Kristo, kongera kuzuzwa imbaraga zidushoboza kunesha iby'isi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu dusengeye inshuti zacu, abavandimwe, abadukurikirana, abakunzi b'umusaraba. Reka bari babaze gucika intege bongere bambara imbaraga, kandi abantu bose Kristo yongere azukire mu mitima yabo. Ndagushimiye ko ugiye guherekeza iki kiganiro kigakora ku mitima ya benshi, bityo benshi bari bamaze gucika intege bakongera bakambara imbaraga, mu izina rya Yesu. Amen. Renari, ndagukunda. Imana iguhe umugisha cyane. Asharamu. Mucyo w'Isi TV, umusozi wa gihanuzi ndetse no kubohoka.